Ikaze kurewe tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye mu makuru abagenda avugwa ndetse na byinshi bitukumbuye tunyene tukugeza mu makuru abagenda atangazwa mu Rwanda mu karere muri Afrika ndetse na byinshi babigenda bigezweho tukabigusesengurira no mu biganiro bicukumbe ukarushaho kubyumva no kubisobanukirwa n'ibyo gace cyane kuri wakoze subscribe naho utarayikora naho ubwanikora subscribe uzagenda ubana natwe muri ibyo byiza byinshi muri ayo makuru abagenda atangazwa ndetse na byinshi byiza bitandukanye tunyene tugutegura kuri YouTube channel ya Bwiza TV muri akanya ndaje ngo tuganire by'umwihariko ku buhamya bw'abagabo batandatu bari bafungiye mu gihugu cya Uganda aho baje batakambira leta y'u Rwanda ko yabafasha kuba babona imitungo yabo bashyize muri kiriya gihugu ndetse by'umwihariko bakanatangaza banatanga amakuru y'uburyo umutwe wa RNC urwanya leta y'u Rwanda ko umaze kugira abayoboke benshi by'umwihariko mu gace ka Bunyoro. Abanyarwanda bari bafungiye muri Uganda bagaragaje uburyo iki gihugu gitera inkunga umutwe wa Kayumba Nyamwasa uzo kurwanya u Rwanda banasaba leta kugira icyo ibafasha bakabona imitungo yabo ikibarizwa kuri ubu butaka bwa Uganda. Ibi babigaragaje ndetse banabitangaza kuri wa gatanu tariki ya 30 kwa 2020 ubwo ku mupaka wa Kayetumba hagezwaga abanyarwanda batandatu bari bamaze igihe bafungiye muri Uganda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Umwe muri bo ushize impumu Steven ufite imyaka 35 y'amavuko avuga akavuka mu karere ka Nyamasheke yavuze ko yagarutse mu Rwanda amaze iminsi 5 aboshye atarya. Yavuze ko yafashwe tariki ya 7 ukwakira 2020 asanzwe we n'abasirikare ba Uganda aho yari asanzwe atuye anubatse. Yakomeje avuga ko abasirikare 14 bamusanzwe mu rugo ahagana saa 7 z'ijoro bakamubaza ibyangombwa maze byose akabibaha. Nyuma ngo binjiye mu nzu baramusaka babura ikintu kimwe nyuma bamutwara kumufungira kuri CMI aho yagaburiraga buri rimwe nyuma y'iminsi 3. Umugambo yagize ati nyuma bambajije icyo naje gukora muri Uganda babwira ko naje gushinga imikino y'amahirwe fatanyije n'undi mugabo ukomoka mu Bushinwa we yashoyemo 30% nge nkashoramo 70% nkahemba abakozi nkanishyura n'inzu nshoramo miliyoni 40 z'amashiringi ya Uganda. Niko gutangira turakora twabanje gufungura imiryango 3 kutugenda tuyongera bitewe n'akazi uko kagendaga kiyongera. Yakomeje avuga ko aho muri CMI bamubajije abanyarwanda bavugana nawe abo ari bo ababwira ko ari abo mu muryango we ariko ngo banga kubyemera ahubwo bakamushinja gukorana na leta y'u Rwanda. Mu marira menshi ushize impumu yavuze ko muri Uganda yari amaze kuagura ubutaka bunini anahafite imodoka ndetse ngo akazi ke kagendaga neza aho yari amaze kugira amashami 13 yose yakoreragamo imikino y'amahirwe. Agasaba leta y'u Rwanda kugerageza kumuvuganira nibura akabona imitungo yisigayeyo. Mu magambo yagize ati leta y'u Rwanda icyo twisaba nuko yaturenganura kuva muri Uganda tukagaruka inaha nta soni bidutera kuko ni iwacu kandi ntabwo umuntu yahakorera. Ariko se niba umuntu agarutse asa gutya yaba ari ayo mafaranga ufite kuri konti ntushoboye kuyakuraho imashini abakozi bakoresha ntushoboye kuzizana ubutaka bwawe ntuzi uko bizagenda twifuza ko yaturenganura muri rwego dufite ibyangombwa byerekana ko ibyo bintu ari ibyacu. Ni mu gihe mugenzi we na muturano François ufite imyaka 44 wari utuye mu karere ka Kirehe mu murenge wa Nyamugari we yavuze ko yagiye muri Uganda mu 2014 aho yari agiye guhinga ibigori bitewe no kwambwiraga ko hari ubutaka bwaho bwera cyane. Ageze ngo yahise abona ahantu bacukura zahabu atangira kujyayo abashyira ibyo kurya n'ibyo kunywa. Muri 2014 mu kwezi kwa Kanama ngo yaje kwimukira mu gace ka Bunyoro aho none ngo yagiye ashora amafaranga mu buhinzi n'ubworozi aho ngo yahasanze abanyarwanda benshi bakorana na RNC banashishikariza abantu kujya muri uyu mutwe ku mugaragaro. Mu magambo yagize ati kubabwira ibyiza by'u Rwanda n'iterambere ryarwo n'amahoro wahabonera batangiye kujya bakora inama bakamvugaho. Nyuma umugabo umwe wari usanzwe umbagarira ibigori yaransaba kujyana nawe mu kiraka cyo mu gisirikare cya Kayumba Nyamwasa ndamuhakanira mubwira ko igisirikare nagihozemo ndetse nyobowe na Kayumba kera. Yakomeje avuga ko nyuma yahamagawe n'umuntu wavugaga ko yungirije Kayumba akamusaba kuza akamuyoborera ingabo undi amubwira ko yakivuyemo
kera bitewe n'uburwayi bw'umugongo. Uwo mugabo yakomeje kumubwira ko bazamuvuza agakira, ababwira ko bamuha umwanya akabitekerezaho akazaba abaha igisubizo nyuma. Ni mu gihe umugabo atangaza ko yaje no kubafata, abenshi bazi ko ari generale bakomeza no kumwita generale. Nta muturano yakomeje avuga ko tariki ya 12 Mata 2020 yatawe muri yombi n'abasirikare ba Uganda bari bambaye imyenda isanzwe ariko bafite imbunda, nyuma ngo bahamagara bavuga ko bafashe generale ndetse banakoresheje inama abaturage bavuga ko bo bari baturanye ari generale waturutse mu Rwanda, babasaba kujya baba maso. Mu magambo yatangaje agira ati bankiza hasi, banyambika amapingu, batelefona umukuru wabo bamubwira ko generale bamufashe. Hahise haza abasirikare benshi, havamo umwe ufite inyenyeri 3 aganiriza abaturage ababwira ko babanagana generale. Nge nari numiwe kuko nakivuyemo ndi kaporale, baranjyanye bambaza uburyo kindi generale, kubisobanura birananira kuko ni ipeti rihambaye ntigeze mbona. Yakomeje avuga ko aho yari afungiye hazaga abasirikare bakuru bakamuterera isaruti bazi ko koko ari generale, ariko akabahakanira bakamubaza icyo Perezida Kagame yamutumye muri icyo gihugu, nyuma ngo bamujyanye kumufungira ahantu hatazwi bamuziritse ibintu mu maso, bagakomeza kumwitwa generale bamubaza icyo yagiye gukora muri Uganda. Nyuma ngo baje kumwimurira aho bita Kireka, aba ari hafungirwa mu gihe cy'amezi hafi 6 kugeza ubwo bahamukuye akamujyana muri CMI aho yahavuye agarurwa mu Rwanda. Ni mu gihe yanatanze ubuhamya avuga ko RNC abayoboke benshi ibunyoro. Na muturano yavuze ko muri iki gice cya Bunyoro hari abanyarwanda benshi bakorana na RNC ndetse ngo birirwa bashakisha abasore bajya mu gisirikare cy'uyu mutwe muri Kongo. Ati nkurikije uko bimeze ni benshi kuko hariyo abajya gushishikariza abantu mu nkambi ya Cyangwari, kandi hari inkambi nini ibamo abakongomani bavuga ikinyarwanda n'abandi banyarwanda ba kera bahunze mu 1994 birirwa bashishikariza kujya muri uyu mutwe. Yakomeje avuga ko ikindi adashidikanyaho ari uko uwo mutwe ukorana na Uganda, ngo ikimenyimenyi aho yari afungiye bari baherutse kuhazana abasirikare ba RNC 30 babafunga ibyumweru 2 bareba niba hari uwabivanzemo, barongera barabarekura. Mbere yaho nabwo ngo haje abandi bari bavuye mu mitwe irwanya u Rwanda 6, nabo ngo Uganda yabatwaye kuba ahandi hantu abariho igenda ibatoza. Uyu mugabo yavuze ko yasize muri Uganda ibintu birimo inzu y'amabati 40, amatungo menshi y'ingurube, ubutaka bungana na hectare 3, moto n'ibindi bikoresho byinshi, agasaba leta y'u Rwanda kubafasha bakabona iyo mitungo yabo kuko bayiruhiye igihe kinini ndetse bagenda banayikora. Ngibyo iby'ubuhamya by'abagabo 6 by'umwihariko 2 muri bo baje kuba batanga ubuhamya banakomeza gutakambira leta ko imitungo yabo basize muri iki gihugu cya Uganda bafashwa kuba bayibona. Ni mu gihe umwe muri bo yanatangaje ko yafashwe bazi ko ari generale, by'umwihariko akagenda bazwa byinshi bitandukanye, we akanatungurwa avuga ko yavuye mu gisirikare ari kaporali, dore ko ngo n'igisirikare cya RNC cyaje kuba cyanamwegera ngabe yakijyamo, ariko agatangaza ko yavuye mu gisirikare kera ndetse yanayobowe na Kayumba Nyamwasa, ariko agatangaza ko yakivuyemo kubera yari arwaye. Ni mu gihe undi wari wafashwe ari we Steven, we yatangaje ko we yafashwe ndetse yari yagiye Uganda agiye kwitangirizayo ubucuruzi by'umwihariko bujyanye n'imikino y'amahirwe, aho ngo yari yarashoye miliyoni zigera kuri 40 muri iki gihugu, aho yari amaje kugura ubutaka bunini, imodoka ndetse na byinshi bitandukanye by'imitungo yari amaje kugira muri iki gihugu, akomeza gusaba leta ko yagenda imufasha akaba yabibona. Ni mu gihe kandi uyu mugabo we yatangaje ko banamufasha bakumujyana ku giciro cya CMI, aho bose bari bafungiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko, akaza kuba yagenda bazwa abagenda avugana nabo, bagakomeza gutangaza ko ari umuryango we, ariko bakagomya kugenda babihakana bamushinja kuba akorana na leta y'u Rwanda. Ni mu gihe na muturano we yanatangaje ko yaje kuba yafatwa bazi ko ari generale, dore ko nyuma yo gufatwa bahamagaye umukuru muri bo akanabakoresha inama, aho yanatanze ubuhamya avuga ko mu gace ka Bunyoro mu gihugu cya Uganda haba abakorana cyane n'umutwe wa RNC wa Kayumba Nyamwasa urwanya leta y'u Rwanda, dore ko bagenda banashishikariza urubyiruko ruba mu nkambi za kariya gace kuba zajya mu gisirikare cya Kayumba Nyamwasa mu gihugu cya Kongo, ndetse we akanahamya adashidikanya ko Uganda ikorana na RNC bya hafi by'umwihariko, dore ko yatangaje ko
ko haje abasirikare 30 kuba bafungirwa aho yari afungiye, ndetse Uganda ikaza no gufata abandi 5 baje barwanya leta y'u Rwanda, ikaba yabafunga aho bari bafungiye Busabo, ikaza kuba yabahakura ikagenda bafungira hano. Nyuma yo kumva ibi byose ku makuru ngiye nkugezaho by'umwihariko aho aba banyarwanda bari bafungiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko muri Uganda na CMI baje kuba batahuka, by'umwihariko bagatanga ubuhamya bwa byinshi bitandukanye, by'umwihariko ibikorwa bya Uganda igenda ikora ifasha umutwe wa RNC wa Kayumba Nyamwasa urwanya leta y'u Rwanda. Nyuma yo kumva ibi byose ushobora kugira igitekerezo muri comment, twashobora kugenda tubana tunahana ibitekerezo mu makuru menshi cyane tukugeza kuri YouTube channel ya Bwiza TV. Ni by'agaciro cyane kubana nawe umunsi ku munsi, komeza ugubwe neza, by'umwihariko ukibona iyi video bwa mbere utarakora subscribe, nakubwira ni kora subscribe uzagenda ubana natwe mu makuru abagenda avugwa mu busesenguzi bucukumbiye muri byinshi bitandukanye tunyana tukugeza kuri YouTube channel ya Bwiza TV. Ni by'agaciro cyane kubana nawe umunsi ku munsi muri byinshi cyane tukugezaho mu makuru abagenda atangazwa. Komeza ugubwe neza, muhahe muronke amahoro y'Imana abane nawe.